ntabari bo ariko ngaragaze ko biriho kandi abizi abantu bari bubyumve neza. Uyu munsi wa none hariho abagabo batakaje indangagaciro za kigabo, bashaka kubaho batunzwe n'abagore. Abo bagabo bariho, bivuga ngo uyu mwuka twasomye hano hari abagore bamaze gufata, haboneka n'abagabo babyemera. Umugabo akaba yagira abagore nka batanu, babiri, batatu, bane, batanu bamwitirirwa, kandi rwose atahayo aranaharara. Yewe yatahana ubukwe umwe uyu munsi, ubutaha agatahana ubukwe undi, ngo bose abamurike abaperezante. Bisa naho bitabateye isoni, biramenyekana ko ari we mugabo w'uriya mugore, nubwo bamenya ko atunze benshi. Aho ugasanga mu by'ukuri nta kintu amufashije, nta kintu amumariye. Ubu umugore niwe upfa agapfuka, acuruza agafu, acuruza isambaza, acuruza utunyanya, ashakisha ngo uwo mugabo abeho. Yesu ashimwe cyane inshuti zacu, inshuti za MPUMURIZA Ministries, twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Tuvuga ngo amahoro y'Imana abane namwe aho muri ku isi hirya no hino. Uwiteka akomeze kubanezeza no kubagirira neza. Uyu munsi rero turashima Imana ko twongeye guhabwa andi mahirwe kuba tukiriho kugira ngo dutunganye ibyo tutatunganije ejo. Rero turanezerwa iteke dutekereje kuza kuganira ijambo ry'Imana. Turi kumwe n'umutumirwa wacu mukunda cyane, Pastor Zigirinshuti. Mu kanya turamubahereza kugira ngo tuganire ku magambo ushobora kuba nawe ujya ushidikanyaho ukibaza ngo mbese bigenda bite, hanyuma wakira ihumure mu byo watekerezaga muri iyi nzira y'agakiza. Mbere ya byose reka tubanze dusenga Imana yacu. Data mwiza, twongeye kugushimira, imitima yacu igubwa neza iyo dutekereje kuza imbere yawe, dutekereje kuganira ku ijambo ryawe, twumva twuzuye umunezero, twumva twuzuye ibyishimo cyane, kuko ijambo ryawe ni ifunguro ryacu rya buri munsi. Turakunezerewe rero, reka amagambo tugiye kuganira umunsi wa none abe ingirakamaro kuri benshi cyane, bazaryumva, bazunguke, bazasobanukirwe, bamenye neza kugendera mu ijambo ryawe by'ukuri, atari ukugendera mu ijambo bumvise hirya no hino, ariko baryisomere kandi barisobanukirwe. Mwuka wera ugendagende muri twe ndetse n'abandi hirya no hino, kugira ngo basobanukirwe ijambo ryawe, kuko Mwami wanjye niryo ridutunga. Turagushimiye ko musha gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu nsenga niringiye kubyumvise. Amen. Amen. Uwiteka rero aduhana umugisha dukurikira umushumba wacu Pastor Nikaze. Murakoze cyane. Amen. Imana ibaduhere umugisha kutwakira. Amen. Iteka rero turanezerwa iyo umushumba ari buze kudusura cyangwa se kutuganiriza ku magambo amwe namwe twamusabye, twumva twuzuye umunezero, twumva dutangiye gufashwa. Yigeze kwigisha igihe kimwe ngo ariko gufashwa ni iki? Ibyo mwita gufashwa mu ijambo ry'Imana ni iki? Ni ugutera haleluya nyinshi, niko korari zaririmbye, ariko iyo wumvise ijambo ry'Imana rikaguhindura. Uwo munsi twabitandukanyije no kunezera. Gufashwa no kunezerwa si bimwe, ni ibintu bitandukanye. Rero uzajya wumva ijambo ry'Imana ugira ikinduro ryawe, rikujajinge, hanyuma rigutere kwihana, rigutere guhinduka. Nuko nguko gufashwa bivuze. Naho gufashwa bikuzura za mbaraga za korari ugasohoka ntacyo bimaze, ariko ijambo riguhinduye uba wahindutse rwose. Amahoro y'Imana abane natwe. Mushumba, hari ijambo twifuje yuko muza mukatuganirira, kuko twasobanukiwe ko muri inzu y'ibitabo hari ubumenyi Imana yabihereye umuntu wese atapfa kwigana. Uzi ko umuntu ashobora kwigana undi kuntu yanditse cyangwa na sinyatire bigakunda, ariko hariho ibintu bitajya byigana. Ibintu wahawe n'Imana, ibintu wahawe na Mwuka Wera, nta muntu ujya byigana ngo bishoboke. Rero niyo mpamvu tutajya tumenyera ibyo mutuganirira. Imana yo mu ijuru hano umugisha. Hari ijambo riri muri Yesaya ibice 4. Hari igihe umuntu asoma amagambo nayumve neza, cyangwa se akayumva mu buryo butandukanye n'ubwo yayumvise n'ahandi. Abashumba burya bagira ukuntu bahishurirwa, bakigisha ijambo ko wajya hano ukumva baryigishije ukundi, ukumva urifuza no gusobanukirwa kurushijeho. Ni icyanditswe kiri
Yesaya ibice 4 uhereye ku murongo wa mbere. Titiri iravuga ngo Imana isezerana gukiza abakobwa b'i Yerusalemu. Ukuntu Imana isezerana gukiza abantu, ibakiza mu buryo butandukanye. Nugira ngo ukuntu yabakije niko nawe yagukiza, nugira ngo ukuntu yatabara niko yagutabara. Buri muntu Imana igira inzira icishamo gutabara abantu. Ariko ku murongo wa mbere haratubwiye ngo uwo munsi abagore 7 bazajya ku mugabo umwe bamubwire bati, ibaza abagore 7 di ku mugabo umwe bamubwire bati tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu kandi tuzajya twiyambika ubwacu, ariko uduhe kwitirirwa izina ryawe, udukize urubwa rw'abantu. Aya magambo araremereye. Umuntu ashobora kuyasoma agahita atekereza ariko uyu mugabo yashobora kurongora abagore 7 ko hariho nigeze numva avuga ngo n'umwe aba yamunaniye. Salomo siko yatunze 1,000. Salomo iziriya mbaraga za Salomo ntawe wazishyiraho, Uwiteka yari ari inyuma yabyo. Rero umushumba twifuza ko aya magambo muyadusobanurira muri iki gihe turimo. Ese bisobanuye iki? Umuntu ashaka kubyumva kuko bamugare ko ari kurongwa umugabo azatwara abantu 7, ukibaza se aba bagore abakobwa bari baraguye ku ziko, bari barabuze abagabo. Hariho ibintu bigera kuri 3 yego bifasha umwigisha gusobanura ijambo ry'Imana. Yego. Icya mbere bakita kwibaza ngo iri jambo ryavuzwe nande. Yego. Icya kabiri yaribwiraga nde. Icya gatatu hari habaye iki. Yego. Aho ka gatatu niko bita circumstance. Aya magambo uko ari 3 icyampa abantu bose bajya bagirwa ubuntu bwo kwigisha bakayamenya. Yego. Iri jambo ryavuzwe nande. Ubuse warivuze yaribwiraga nde. Ubuse hari habaye iki. Ngibyo ibintu 3. Reka mbisubize muri aya magambo. Aya magambo yavuzwe n'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya. Igisubizo cy'ikibazo cya kabiri yaribwiraga Abisiraheli. Icya gatatu yavugaga ibizaba bavuye mu bunyage. Uwiteka kuva mu gitabo cy'abami ataha urusengero kwa Salomo, mu gitabo cya Nehemiya ataha iki Yerusalemu cyashyize zivuguruwe, mu magambo yavugaga muri discourse yagiye agaruka ku kintu cy'uko ubwoko bwe nibarangara bakamwibagirwa bakamuvaho bakagwa azajya bateza intambara. Ubyumva? Azajya bateza intambara, amahanga bazengurutse abateri, noneho bayagwemo nibamwibagirwa bakamurika. Twibukiranye ko nta mugore watabaraga ku rugamba. Kugeza uyu munsi wa none umugore umwe tubona wahagurutse nawe kandi yahagurukijwe n'Uwiteka ni Debora. Ariko ubu nta mugore watabaraga ku rugamba ngo ajye kurwana, yewe ku buryo n'umugabo umaze iminsi urongoye atari yemerewe gutabara ataramara umwaka mu rugo. Noneho Uwiteka avuga icyo kintu ko azabateza amahanga akabarwanya. Urumva iyo yabarwanyaga abagabo bagwa ku rugamba. Ndabyibuka ku gihe cyo guterwa n'Abafilisitiya hapfuye ingabo 4,000. Igihe batataga kuri Ayi hishwe 36. Urumva igitero cyari kiyobowe na Yosuwa. Duka abagabo barapfaga. Ni ibintu byumvikana birazwi ko maraso y'abagabo agomba kumeneka ku gihugu. Ni ibintu bizwi biramenyerewe. Noneho
hari icya kabiri cyateraga Uwiteka kwica abagabo, ariko mvuze ijambo rikomeye, kwica abagabo. Iyo babaga bateye agahinda abapfakazi, bababaje, yego, bababaje, muri make abapfakazi bakagira agahinda, bakajya gutakira Uwiteka. Tugeze turigisha igihe kimwe, ndabyibutse, icyo gihe nacyo cyababazaga Uwiteka, akavuga ngo nimugire umupfakazi mubabaza, nanjye nzica abagabo banyu, abagore banyu babe abapfakazi. Aya magambo avuga gutya, Uwiteka yarimo avuga ibyago bigiye kuzaba ku Bisiraheli, ngo uko bakabije ubwibone. Bakabije iki? Ubwibone. None ubwo bwibone bakabije kugira bugiye kuzatuma Uwiteka amaraho abagabo, kuko bwari ubwibone cyane bw'abagore. Yego, n'abagore bakibona kubera umunezero n'umudendezo bahabwa n'abagabo babo. Reka ndebera, wasoma umurongo igice cya gatatu, tujye ku gice cya gatatu gatoya. Umurongo wa 8. Amakuba azanwa n'ibyaha abakobwa b'i Yerusalemu bahanwa. Aha, amakuba azanwa n'ibyaha abakobwa b'i Yerusalemu bahanwa. Abyumvise? Urumva ko titiro bwayo ivuga ko ari abakobwa b'i Yerusalemu bahanwe. Somera gatatu umurongo wa 8 wumve. I Yerusalemu hararimbutse, Yerusalemu hararimbutse, n'i Buyuda haraguye, kuko bagomera Uwiteka mu byo bavuga no mu byo bakora, bakarakaza mu maso he hafite icyubahiro, ishusho yo mu maso habo niyo muhamya wo kubashinja, berura ibyaha byabo nk'ab'isodomu, ntibabihisha. Ubugingo bwabo buzabona ishyano, kuko bihamagariye ibyabo. We ntibumva? Donc abakobwa b'i Yerusalemu bakabije kwerura ibyaha, bakabije gukora ibyaha, bakarakaza mu maso h'Uwiteka kandi hafite icyubahiro. None ishusho yo mu maso habo niyo bahamya babashinja, kuko berura ibyaha byabo nk'isodomu, ntibabihishe. Donc abakobwa b'i Yerusalemu bize gukabya kwerura ibyaha byabo, birakabya. Noneho naratangaye cyane, Uwiteka afata icyemezo, unyumvire nawe, cyo kwica abagabo. Uriya abakobwa ibyaha byabo, yaba siyansi ya Bibiliya, yaba siyansi isanzwe, buriya ibyaha by'abakobwa cyangwa se n'abagore muri iri jambo, babikora kubera ko umugabo yagize uko wanyigiraho kose, nubwo wanshegaho uti, njyewe umugabo mpagaze neza mu cyubahiro cy'Imana, haleluya, mpagaze mu gakiza k'Imana, ntabwo wangusha. Ndabyemeye? Buriya umugore ibyo yakwigira byose, umukobwa uko yakwigira kose, umugabo ahagaze mu kwera kw'Imana, akaba ahagaze mu gakiza no mu masezerano y'Imana. Ariko twafatira urugero kuri Yosefu. Reba Yosefu igihe muka Potifari yamuhereye, hamwiziringaho, reba igihe yahereye, ariko nkubwije ukuri ko Yosefu yasohotse aho ngaho nta cyaha akoze, umugore atewe isoni nabyo, agerwa bimubeshyera kandi arafungwa. Rero aha ngaha ndagira ngo nkubwire ko ibyaha by'abakobwa, ibyaha by'abagore, impamvu byarakaje Uwiteka ni uko hari abagabo bajya gute, baseduizaga, baganzaga, babaganza, abagabo bagakora iki? Ibyaha. Uwiteka teka ndakwereka rero.
icya mbere ndategura igihugu kibatere. Kibagira ute? Kibatera. Ikimara kubatera mu mirwano hagweyo abagabo. Abagabo bagabanuke ku buryo basigaye abagore musigare ari mwe mubaye benshi. Soma Yesaya 3. Soma Yesaya 3 uhere ku murongo wa 25. Soma Yesaya 3 umurongo wa 6 n'uwa 7 usimbuke usome 25. Wa 6 haravuga ngo yego icyo gihe umuntu azafata mwene se wo mu rugo rwa se. Wumve amubwira ati ubwo ari wowe ufite imyambaro aba ari wowe uba umutware n'iri tongo aba ari wowe uritegeka. Umuntu yafashe mwene se wo mu rugo rwa se, amubwira ati tubera umutware kubera gusa ko afite iki? Imyambaro. Nawe nyumvire kugira imyambaro. Soma 7. Uwo munsi azahakana avuge cyane ati simbasha kubabera umukiza kuko nta byo kurya mfite mu rugo rwanjye nta n'imyambaro ndanze ko mungira umutware w'abantu. Urakoze cyane. Ambuka ujye ku murongo rero wa 25. haravuga ngo ingabo zawe zizicwa n'inkota, intwari zawe zizagwa mu ntambara, amarembo y'i Siyoni azarira boroge, hazicara ku butaka hasigaye ubusa. Donc ibi bintu byose ni umugambi Imana yarifashe, urabyumva, w'uko abagabo bagomba gupfa bagasigara ari bake. Tugaruke ku byaha by'abakobwa ku murongo wa 18 aho nyine muri 3. Somera 18 twumve. Ariko hera ku 16. 16. Kandi Uwiteka aravuga ati abakobwa b'i Siyoni bafite ubwibone kandi bagenda bashinze amajosi barebana amaso y'ubuhehesi, bagenda bakimbagira bacinya inzogera. 17. Nicyo kizatuma Uwiteka ateza abakobwa b'i Siyoni ibikoko mu bitwariro. Mu bitwariro agatwikurura ibiteye isoni byabo. 18. Uwo munsi Uwiteka azabambura ubutega barimbana n'ibikubwe n'ibirezi n'imitako n'ibitare n'imishunzi n'imitamirizo n'imikufi yo ku maguru. Ntibatangiye kuyambara? Ntibatangiye kuyambara? N'imyeko n'imikondo y'amadahano n'impigi n'impeta n'izindi mpeta zo ku mazuru. Ntibazishyizeho ubu ngubu ziriho n'imyambaro y'amabara myiza n'imyambaro y'amabara myiza n'imyitero n'ibishura n'amasaho y'umurimbo. Amasaho ni amasakoshi. Komeza. N'indorerwamo ziriya bagendana ugenda biyirebamo. Indorerwamo bagendana z'igitare cyiza. Oya ntabwo ari z'igitare. N'indorerwamo n'igitare cyiza ahubwo. N'igitare cyiza n'ibitambaro byo mu mitwe n'imyenda bitwikiriye. Maze mu cyimbo cy'ibihumura neza hazaba umunuko. Mu cyimbo cy'umweko hazaba umugozi. Ahabaga umusatsi utsibye hazaba uruhara. Mu cyimbo cyo kwambara ikoti ryiza bazakenyera ibigunira. Ahari ubwiza hazaba inkovu. Ibi rero Uwiteka yabivugaga ashaka kubereka ko agiye guhindura situwasiyo. Kubera iki?
ubwo bwoko bw'imirimo bwose simbusubiramo, sibyo ibitare, ibikomo, imishunzi, imikufi, imitsi mu mazuru byose, ariko igikomeye kirimo ni amaso yabo y'ubuki y'ubuhehesi yo gukurura abagabo. Icyo rero ngiye kugifataho ibyemezo, babyumvise, noneho ngabanya abagabo cyane cyane, ubwo nzagabanya abagabo mpereye ku bahe, kuri ba bandi babemerera bakagwa mu ntege zabo, mu ntege nke zabo. Nimara kubagabanya rero, abagore 7 bazajya bahaguruka bajya gusaba umugabo umwe, twemerere tuzitunga, ariko nibura gusa twitirwe gusa izina ryawe, kuko urubwa n'uruvugo rutumereye nabi. Twumvikana aha ngaha mushiki wanjye, aba bagore 7 bahagurutse, uzi ko abagore ikintu cya mbere kibagora no gusangira umugabo, no kumva ko umugabo amuca inyuma byonyine biramugora cyane. Ariko uku nguku kumva bivugitse hano, bazabanza ubwo babiganireho ko tugiye kugenda turi 7, turagenda nande, ni Jackie, ni Philomene, ni Fortune, Christina, donc iyo liste. Ariko harebwe ubwabo birebemo abajyaga bahuza, yewe bagendanaga baziranye, noneho tugende twebwe dushaka umugabo, tumusabe tuti watwemereye vraiment, urabona twaje twizanye, ntabwo ari ukugenda utoragurizaho umuntu ntuzazireba, ariko twaje. Ikinagutangaza nta na byinshi tugusaba, ni ukwitirwa izina rye gusa, ku byo nzajya aho nteraniye mvuga ngo ni nyirakanaka kandi umudamu wa n'undi akavuga cyo, undi akavuga atyo. Ibyo kwitunga ntibikureba, iby'inzu ntibikurora, imyambaro tuziyambika, tuzigaburira, gusa abantu bumve ko ari we mugabo wacu. Ako kantu kaje hariya mu gice cya 4 twabanjijeho, reba akajambo gasoza ku murongo wa mbere, udukize iki? Ariko uduhe kwitirirwa izina ryawe, udukize urubwa rw'abantu. Babyumvise? Urubwa rwabaga rutewe n'iki rero? Rwabaga rutewe n'ubupfakazi, kuko uyu mugore ushaka umugabo kugira ngo yitirirwa yarapfakaye, hari uwo yapfushije. Babyumvise? Hari uwapfakaye kandi atamusigiye akana. Ibitabo bisobanura Bibiliya biravuga ngo burya yashaka gusa ko nibura uwo mugabo amubyarira kamwe cyangwa 2, kuko yarabaye incike, bamwe bapfanye na se cyangwa se yagiye ntawe aramubyarira. Wenda gusabye utwitirirwe, nitwe umugore wawe, ibindi byose nzimenya. Ariko urumva ko igihano nyamukuru giturutse ku bagore n'imirimbo yabo y'ubwibone n'amaso y'ubuhehesi, noneho cyataka abagabo batahagaze neza muri responsibility, mu butware, kuki umugore wese ubundi wanyifuza yambona. Abagabo banteze amatwi bacyumva aha ngaha, kuki umugore wese unyifuje yambona, ni ukubera iki? Ubundi amona kubera iki? Hamwe muri responsible ubuzima bwanjye. Aha ngaha menyesha abagabo duteze amatwi ko uyu munsi wa none isi yicaye mu ngaruka z'uko Aburahamu yohejwe gusa, aryamana na Hagari. Iyo nshuro yonyine gusa, ubu isi yikoreye ingaruka zayo. Ni aha ngaha n'iki kintu gisobanura, kugira ngo basigare bavuga ati icyaduha tukagira gusa uwutwitirirwa. Mu nyigisho nk'izi baravuga ngo ngaho se niba wamaze kumenya uwarivuze n'uwo yaribwiye n'icyari cyabaye, kurikiza icyo bita actualisation, gishyire mu gihe cya none. Mu gihe cya none biriho ndirinda kuvuga abantu abo ari bo, ariko ngaragaze ko biriho kandi abizi abantu bari bubyumve neza. Uyu munsi wa none hariho abagabo batakaje indangagaciro za kigabo, bashaka kubaho batunzwe n'abagore. Abo bagabo bariho, bivuga ngo uyu mwuka twasomye hano, hari abagore bamaze gufata, haboneka n'abagabo babyemera. Umugabo akaba yagira abagore nka 5
babiri batatu bane batanu bamwitirirwa kandi rwose atahayo aranaharara yewe yatahana ubukwe umwe uyu munsi ubutaha agatahana ubukwe undi ngo bose abamurike abaperezante bisa naho bitabateye isoni biramenyekana ko ari we mugabo w'uriya mugore nubwo bamenya ko atunze benshi ariko ugasanga mu by'ukuri nta kintu amufashije nta cyamumariye ahubwo umugore niwe upfa agapfuka acuruza agafu acuruza isambaza acuruza utunyanya ashakisha ngo uwo mugabo abeho kandi uyu mugabo nugenzura urasanga ntacyo ari bubure kubera ko bakabaho atari batunze ingo ugasanga umugore arashakisha ubuzima arapfundikanya noneho wa mugabo ikibikerera asigara apanga gusa aho azarya ni naho azarara aho azarya niho azarara aho azarya niho azarara ugasanga kandi ba bagore nabo babyakiriye gutyo bene abagore icyo bakubwira ntibajya bapfa ubukeba ibi ngibi by'amashyari byo guhangana ntibapfa ubukeba nicyo kibereka ko uyu mwuka rero uriho uyu mwuka wowe kiriya gihe uriho bapfa ubukeba amwakira iyo aje uwo mugabo abakorera gahunda kandi kubera ko nta n'umwe muri abo bagore uyu mugabo atunze ahubwo buri wese akora ashishikajwe no gutunga umugore we cyane umugabo we cyane no kumunezeza cyane hari ukumunezeza mu buryo busanzwe iriwe mvuga no kumunezeza mu mafunguro yo ku meza kugira ngo nyine ubarushe kumwitaho agumaho abyumvise noneho rero ba bandi batamubona kenshi akazabwira ati none se mwagenzuye igituma mutambona kenshi mwebwe mwakwigenzuye mwenda kubaza impamvu mutamubona kenshi nk'ubwo mwe nimugenzura impamvu ntazi wumve nawe ubwo buzima muri make ubuhanuzi bwa Yesaya nicyo bwavugaga noneho bukavuga yuko rero ibi nibimara kugenda gutya sasa ba bagore bageze ubwo bifuza kugira umugabo ubitirirwa bamugera ati mva mbabwire rero tumbabwire nkurikije ibyo mwaje munyibeshyaho sinabashobora ntimundebe muri aya makositime muri izi pantaro n'izi congo nta biryo mfite ntabwo nashobora kubatunga mwese simbwibiriye ntitwabisomye se simbasha kubabera umukiza kuko nta byo kurya mfite mu rugo rwanjye nta n'imyambaro ndanze ningira umutware w'abantu abahakanire niba ahakana babagore disi kubera ko abagabo babahakaniye bagaruke bashake uwiteka nibashaka uwiteka rero bibasabe kwihana abababarira igicumuro cyabo akomora kumvise abababarira iki igicumuro cyabo reka nsome amagambo ari hano inyuma muri igice cya gatatu jya hepfo ku murongo wa 10 yego wa 10 umurongo wa 10 haravuga ngo cya gice cya gatatu muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo ariko umunyabyaha abonye ishyano azagubwa nabi kuko azahabwa ibihembo by'ibyo yakoze 12 ubwoko bwanjye burarenganywa n'abana kandi burategekwa n'abagore nyamuna ubwoko bwanjye abakuyobora barakuyobye bakarimbura inzira unyuramo amen ni gute uwiteka avuze mu bwoko bwanjye burajya gute burayoborwa n'abana n'abagore uzareba umugabo wese twita mu kinyarwanda umwinjira nta mugani uvuga ngo ntagira ijambo se ahubwo ubwo nubuze
ngo nta mwinjira ugira ijambo ategekwa n'abana, ntashobora gutanga amabwiriza muri abo bana ko atababyaye se yabasanze kandi harimo abagabo. Uzi ko hari igihe umugabo aho mwinjira mu rugo ugasanga arayobora abana b'abahungu benda kungana nawe, biramugoye ko atanga amabwiriza. Ibi rero Uwiteka bivugaga ashaka kuvuga ingaruka zizaba kuri ba bagabo bashobora kubyemera. Noneho bagategekwa n'abagore, harimo hano abana, hakabamo bararenganywa n'abana, bagategekwa n'abagore. Nyabuneka bwoko bwanjye, abakuyobora barimo barakuyobya bakarimbura inzira wanyuragamo kera, inzira za kera. Nama dufashe cyane. Aba bagore rero bakomeje kubona Imana ibyanze, Imana ibyishe, byanze, Imana yanze ikamugite bwa buyobe bwabo cyangwa bya bishuko byabo, itangira navuze ko bagarukiye Uwiteka, bamugarukiye ubwabagambirira kubeza no kubakuraho igicumuro. Soma Yesaya 54 wumve. Yesaya 54 umurongo wa 4. Witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora, ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe n'umugayo wo mu bupfakazi bwawe ntuzawibuka ukundi, kuko Uwiteka, kuko umuremyi wawe ari we umugabo wawe, Uwiteka Nyiringabo iryo zina rye, Uwera wa Isirayeli niwe mucunguzi wawe, azitwa Imana y'isi yose. 6 Uwiteka aguhamagaye nk'umugore w'igishubaziko ufite agahinda mu mutima, nk'umugore wo mu busore iyo asenzwe, niko Imana yawe ivuga. Mbaye nkuretse akanya gato, ariko nzagukoranya ngufitiye imbabazi nyinshi. 8 nakurakariye uburakari bwinshi, bituma nkwima amaso akanya gato, ariko nzakubabarira nkugirire imbabazi zihoraho, niko Uwiteka umucunguzi wawe avuga. Ndashoje. Ba bagore bose bagushije abagabo batari bake, abagabo bakagwa ku rugamba, bahagaruka bati na bake basigaye tubasaranganye dukore ishyirahamwe. Kandi iryo shyirahamwe barishakamo ko nibura bababyarira abana. Uwiteka ati ibi byose ndabyanze, nimubanze mwihane, mwihane ibi bintu byanyu by'umurimbo, by'ubwibone, by'amaso y'ubuhehesi bigusha abagabo. Mu byihane, nimara kubyihana ndababarira, ariko abatabyihana nzabateza ibisebe mu bitwariro. Nzabateza ibisebe pe. Ese ubwo ni ibisebe bigaragara? Ni ibisebe bigaragara rwose. Kuba Imana yapfura umusatsi hagasigara bya bintu bagitagira ni ibikoroto n'iki, ikawupfura ikawumbara, ngo ahari umusatsi utsibye habe iki uruhara. Nzabahana rero, ariko abemera kwihana nanone, amen, ko niko ngiye kurangizaho. Abari bwemere kwihana mw'abakobwa b'Isiyoni mwe, mw'abagore b'Isiyoni mwe, Uwiteka njye ubwanjye mbabereye umugabo. Babereye iki? Umugabo. Nzakurira umugabo, nguhamagaye nk'umugore w'igishubaziko, nguhamagaye nk'umugore w'umupfakazi w'indushyi, nkubereye umugabo. Amen. Niko Uwiteka avuze. Imfubyi zawe nzazirera, ku bari bazisigaranye nzagukorera byose, ku buryo utazibuka isoni zo mu buto bwawe n'umugore w'ubupfakazi bwawe uzabigukunde. Bigisaza n'Uwiteka yabahaye. Ariko mu gihe bikimeze gutyo mutarahindukira, ndabambaretse akanya gato kugeza ubwo muzangarukira. Yesu abafashe cyane. Ngiyo mu by'ukuri intego y'abano bantu. Somera Yesaya 13 umurongo wa 12.
nzatubya abantu babe bake ingume babe ingume urumva zaba bake kurusha izahabu nziza ndetse umuntu azaba ingume arushe izahabu nziza ya ofiri. Kuba ingume nzatubya abantu ibaze gutuba kw'abantu rero no kuba bake cyane, no kuba bake. Uko kuba bake kw'abantu b'abagabo niko kwatumaga nyine habaho kwifuza, babyumva. Noneho rero ibi bintu iyo byabagaho abagabo babaye bake abagore bakabifuza, ubwo n'abana niko bagendaga barira mu mayira bashaka keya, icyo twita affection paternelle, abana bakagenda barira mu nzira. Niyo mpamvu Uwiteka yemereye abapfakazi b'i Siyoni, abagore b'i Siyoni ko abishingiye, yishingiye abana babo, ariko nabo ntibemera kuba umugore wabo w'Uwiteka. Yego, Imana idufashe cyane. Urakoze cyane. Amen, haleluya. Urakoze mushumba kudusobanurira iri jambo. Ntabwo ari ijambo ryoroshye umuntu wese apfa kumenya, kandi ngira ngo niba tunarisoma turisimbuka ntiturisesengure cyane. Ibyo bintu wavuze nubwo kera byabagaho ariko no muri iki gihe biriho. Reka nkwereke ukuntu biriho. Yego. Ibyo bita nyine actualisation. Yego. Ubigaruye muri kino gihe kurura imyambarire igitsina gore iriho. Yego. Iriya yakurura abagabo. Yego. Kandi abagabo nibakora ibyaha Uwiteka arabarakarira nk'abagabo bagomba gufata ibyemezo bikiranuka. Yego. Nabarakarira bahane. Yego. Uriya mukobwa nawe Uwiteka aramurakarira nubwo azi ko yikoreye umubare yapanze gahunda rwose, ariko ashiduke yasamye. Yego. Kandi ngo yumvaga ngo ntako atagize ngo yakoze umubarera. Yego. Ngo yakoze ibintu mu gihe gikwiriye ngo bitagira ingaruka, ariko Uwiteka ko ari ubitegeka yatumye Sara asama kandi atari mu mihango. Yego, yarashaje. Iyo yanatuma wa mukobwa we wibeshya ngo nabaze neza, Uwiteka yabikora kandi ukayisama. None iyo usamye rero ubwo icyo gihe ubaye igishobora ziko n'indushyi kuko ugiye kuruhana na wa mwana, uraramuka uyikuyemo kandi uraba wayimwicanye. Ni icyaha kigenda gikurikiranya ikindi, iguhitana uyikuramo cyangwa izaguhitana ubyara. Yego. Ngaho ibibazo noneho rero ibaze none iyo yayishyiriye nyiri ukuyitera akayihakana, akavuga ati mbabarira, uramenye muko si njye mfizi iri muri uyu murenge jyenyine, hari n'abandi. Wabyumvise ugasanga urasebye ubuze uzita se w'uwo mwana. Mu kiganiro twize kugira byajemo ugasanga umwana abayeho atazi se, twakivuzeho cy'imfubyi. Ugasanga umuntu yatewe isoni no kubwira umwana ise kuko se atabishaka, yaramwiyamye. Nibyo ngibyo. Imana itubabarire. Bakundwa bene data, ari abagore, abakobwa, abasore, abapapa, aho muri hirya no hino buri umuntu ahagarare ku rwe ruhande akiranukira Imana. Yatubwiye ngo mugabo uhagaze mu kwera kw'Imana ntabwo uriya mugore yakoresha ngo wemere, n'uriya mukobwa ntiyakwambara ubusa ngo wumve ukuruwe no kwambara ubusa. Ntabwo uzamubuza kwambara ubusa, ariko wowe urakururwa n'ubwo busa bwe. Kubera iki? Nuko udafite Imana nyakuri. Rero bagabo nimushaka Imana kugira ngo mutazasiga abagore banyu, mutazasiga abana banyu bazira ko mwana niwe guhagarara neza. Mushiki wacu Gorethi, Yego. Ibuka ikintu kibabaje cy'ibi bintu abadukuriye bahakura isomo rikomeye. Uribuka Baramu kuvuma Abisiraheli bimaze kumunanira, ngira ngo uziko mu ntangiro Uwiteka yari yamubujije, amuga ko atanamwemerera gutyo kujya kuvuma. Amaze kumuhakanira definitivement yongeye gusubira ku Uwiteka, ariko yari bitewe n'ibiguzi. Aragenda agerageza kubavuma, yagerageje tentative zo kuvuma zigera kuri 3 cyangwa 4, aho kujya kubona amagambo avuma akabona abahesha umugisha. Nihuse byaje kwanga, bimaze kwanga ngo barakira mubwira ati noneho bangushize mu mutego w'ubusambanyi. Noneho ubwo Imana ibana nabo ikaba yanze kumuvumo bafata kuko ngo babana nayo bayikiranukira, nanjye kamwereke reka dushake icyatuma bagirana ikibazo n'Imana. Yesu adufashe bene data. Ese ubu ikintu twabashoboza ni iki?
ko bataragura niko handitse mu kubara ntibaterekera nta gihomana bagira ni abantu babana n'Imana ubwayo ntibajya bagira izindi bigirwamana basenga. Okay, noneho kamwereke tubashakira abakobwa b'abama wabo n'abagore babo babambarira ubusa imbere, bambara ubusa gusa, kwambara ubusa buriya reka igitsina gore kineze amatwi kibyumve. Umuntu w'igitsina gore wese utambara ngo yikwize namenye ko ari mu mwanya w'abadayimoni b'imo wabo bagushije abandi abisiraheli bakabyara we ntibabambaye ubusa imbere. ubwo urumva harimo ibigufi wenda harimo no kwicara n'abisimbizi kandi babazana hafi aho. Abagabo imirire bazamukamo barashira maze babiroha muri bo barasambana Uwiteka arakireba kiramubabaza ngo akibonye avuga ati nanjye rero ubu muntu mu kinyarwanda kanze ngwereke maze abarohamo ikintu bita mugiga. Mugiga yica abantu aho ngaho, mugiga yica abantu. Niyo mujye mubona igaruka muri Bibiliya ivuga muri Bakorinto hasoma igice cya 10 urumva hasoma impavuge wahasoma Abakorinto ba mbere igice cya 10 ku murongo wa mbere. Bene data sinshaka ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya cya gicu kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije. Yego bose bakabatizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja. Yego gutegekwa na Mose bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka. Yego kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga kandi icyo gitare cyari Kristo. Yego ariko mvaho kandi nubwo banyuze muri ya nyanja nubwo banyuye kuri cya gitare nubwo bariye bya byo kurya nubwo basanye ibyo kurya by'umwuka ariko abenshi muri bo Imana niyabashimye nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. Ariko ibyo byabereyeho kugira ngo bitubere akabarore ngo tutifuza ibibi nk'uko bo babyifuje. Nuko rero nimugasenge ibishushanyo nk'uko bamwe bo muri bo babisengaga, nk'uko byanditswe ngo abantu bicajwe no kurya no kunywa bahagurutswa no gukina. Kandi ntimugasambane nk'uko bamwe bo muri bo basambanaga bigatuma hapfa abantu inzovu 2 n'ibihumbi 3 ku munsi. Garukira aho ngaho nshaka kugarukira aho ngaho kuko naho nashakaga inzovu zingahe? Inzovu 2 n'ibihumbi 3 ku munsi. Ubwo ni ibihumbi 23 buri munsi byapfaga. Byishwe n'iki? Na mugiga. Abantu bakuru barayizi mugiga, mu Gifaransa bayita meningite. Bayita meningite. Kandi abaganga bavuga ko igira mikorobe yitwa meningocoque. Niko mikorobe itera yitwa. Iyo mugiga yica vuba cyane. Umuntu wafashwe na mugiga aho tugereye aha warapfuye. Noneho mana we mugiga yica abo bantu iterwe n'Uwiteka abahoye ubusambanyi basambanye n'abamowabukazi. Urumva urwo riherekane, urumva iyo shene. Umugabo umwe witwa Fineyasi ngo yishyaka ry'Imana avuga ati ndabizi ibi bintu tugize by'ibyago, iyi nsindwa n'Imana ya mugiga ntabwo iva aha ngaha, ndabizi tudaciye ikintu cy'icyaha. Ngo hari umugabo w'Umwisiraheli wari winjiye mu rugo rw'umumowabukazi agiye kumusambanya. Fineyasi abamwinjiyeho n'icumu azaragenda rimutikura atya rimuturuka mu mugongo uko yakubitse inda rifata uwo hasi ryinjira mu butaka
arirekeramo kandi ntiyarishingura ntacyamurangije ngo agikora icyo kintu cyonyine agisohoka gusa ngo asanga mugiga ivuye mu Bisirayeli ishizemo nta yindi consultation nta miti nta consultation nta miti nta bitambo nta nshinge zo gutera ebyiri ku munsi kuko gusa ngo agize ishyaka ry'Uwiteka uzi ko iryo shyaka ry'Uwiteka niryo fuhe Feniyasi yagize ngo Uwiteka ategeka ngo ryandikwe kubwo gusa kuyikizira mu bantu nta soni mwabagabo mwe muduteze Uwiteka nta soni umwe acaha undi acaha ku Mowabu wicaye nabi wambaye bigufi mwese umukurikira ukodesha irogi ufasha akantu mujyanye muri ruhurura mu mirwanyasuri uriye indege mugiye kubikora Dubai ndabamara nanjye hariho ibyaha ni mwemere ko hariho ibyaha kandi impamvu ntiy'icyaha cy'ubusambanyi nyanga kwihaniza n'abantu nicyo cyaha cyagiye gitera Uwiteka uburakari Isodomu se bijya gutangira byatangira nabyo nguko sexe zopose umugabo ku mukobwa ku mugore biza kurenga bifite intera abagabo baratingana biragira bifite intera rero niba tudasenza Imana natwe Uwiteka duteza mugiga Imana turengera ahubwo Imana turengere rwose yego wenda Feniyasi ntago azaboneka ngo be yatikura umuntu nk'uwo nguwo wasanga baravuze ati wihaniye ute wowe agahamagarwa mu nzego z'umutekano n'amategeko akamurenga urukiko rukamuhana kuko yagize ate yishe ariko abasenga icyo twakora mwacyumvise kandi abapfuye kurasirwa n'umucyo bamenye umwifato bagira Imana dufasha cyane mu izina rya Yesu Umwami wacu amen. Imana ibahumurisha cyane mushumba aya magambo araryoshye kuyumva icyama n'abadukurikira bakabyumva bagahitamo kureka rwose icyaha rwose kuko Imana ibyanga urunuka niba yarabateje mugiga kubera ko basambanye ese we mugabo uca inyuma umugore wawe ese we mugore uca inyuma umugabo wawe ese wa musore wowe ujya gusambana wa mukobwa we urimo koshya abagabo we wambara ugushaka kugira ngo abagabo baze wowe uratekereza yuko Imana igutinya ntabwo Imana igutinya nizambabazi Kristo avuga ati data ihangane wenda araje akizwe wenda aharaho ariko nagira ngo ubwire ngo kunga uburakari bw'Uwiteka kunga umujinya w'Uwiteka kazakorwa n'isoni ntabwo Imana igutinya nuko igihe kitaragera rero kugira ngo uzatungurwe isi kote nk'uko aba bakobwa babivuze reka ihane hakiri kare garukira Kristo mugabo rekera kubabaza abana bawe n'umugore wawe rekera kubabaza abo mwashakanye uramuca inyuma kubera iki kirimo kigutwara niki wabuze usonze iki wa mugabo uratuwa umugore wakajya gushaka undi mugore ukijira umugore w'umupfakazi ibyo urabiterwa n'iki ni ukutanyurwa ni ugushaka ibihaza inda ntabwo uzabibona wa mugore we umugabo arasohoka ntabwo ahita ujya gushakisha ura n'iki amafaranga uhembwa nakunyuze ariko nyurwa n'Imana umva mbabwire ntabwo amafaranga azigera anyura imitima yacu nibishoboka ariko tunyurwa na Kristo nimwakire Kristo mu mitima yanyu ubundi munyurwa mwakire Kristo muhazwe nawe naho ubundi amafaranga n'ibyo kurya ntabwo bizaduhaza Yesu nashimwe cyane aya magambo dusoreje ku magambo wumva ko ateye ifuhe cyangwa se uburakari mu buryo bwo mu mwuka nuko isi yatewe n'ikintu cy'ubusambanyi umugabo ntabwo atinya gusiga umugore we akajya gusambanya umukozi kandi umukozi aryamanye n'umwana we ntabwo atinya guhaguruka muri icyo gicuku akagenda agafata umukozi bakajya hanze bagasambana ariko mwene da uzakorwa n'isoni niko asigaye numva ngo ntabwo abantu bagitinya isoni ntacyo bibabwiye ariko iyo ubona Yuda y'uwo kwa Yakobo mu itangiriro yasambanye n'umukazana batabizi itangiro 38 kandi ikintu cyabaye icyo gihe nuhasoma urasanga byaratewe harimo akantu nshaka ko kamwe kababaje shaka itangiro 38 yego hera nko ku murongo wa 10 twumve
iki yakoze icyo zamuka noneho zamuka hashize iminsi umukobwa wa Shuwa Mukayuda arapfa babwira Tamari yego nsomera aho hantu 12 aho 12 hashize iminsi umukobwa wa Shuwa Mukayuda arapfa. Yuda amaze kumwerera arazamuka ajya i Timuna aho abagaragu be bakemuriraga intama ze, we n'inshuti ye Hira umunyaduramu. babwira Tamari bati sobukwe arazamutse agiye i Timuna gukemura intama ze. naho nshaka yiyambura imyenda ubone Tamari yiyambura imyenda y'ubupfakazi yambara iyihe yitwikira umwenda mu mutwe arisesura yicara mu irembo ya Enayimu yo mu nzira ijya i Timuna kuko yabonye Shera amaze gukura ntibamuhe ngo amuhungure. Yuda amubonye agira ngo ni maraya kuko yaritwikiye mu maso. Garukira nkubwira akantu rero, kuki yiyambuye imyenda y'ubupfakazi? Naho nshaka kuvuga kuko ubu nari nsoje rwose. Kuki uyu mukazana wa Yuda yiyambuye imyenda y'ubupfakazi? Yego, kuki se amaze kwiyambura imyenda y'ubupfakazi sebukwe yamubonye ntanamumenye akajya ngo ninde ni maraya? Ni gute nageze ubwo nyubirwa umukazana wanjye? Murabizi ko mfite abakazana, sifite abakazana, ariko ibaza abakazana banjye ni gute nagera ubwo ntasinze vraiment kuko ndakijwe? Ni gute ngiye nka Yuda ndeke kuba Misheri nayoberwa umukazana wanjye? Igisubizo ni ikihe? Ni uko yiyambuye imyenda nsanzwe muzi nk'umukazana wanjye. Yiyambara iyihe? Iy'ubumaraya. Mubonye ngira ngo ni iki? Ni maraya. Yuda nawe yari amaze gufatwa n'umubiri, atambikira aho ngaho, baganira ibyo baganira, umugore amuca ibiguzi cyangwa se impongo ariko bazita, barabyemeranya, akora ibyo akora aribyo arigendera, naho kumva umukazana yamuteze umutego, amuteye inda. Iyo rero yaje gukura, nuko sebukwe nicyo kibi cyo gushaka gutokora igitotsi cy'undi utazi ikikurimo. Sebukwe aratangiye, niko nyirashyano, washyano we kunsebeje, uranyandagaje, ndi sobukwe, ndi umukozi w'Imana, ndi umushumba. Abantu bazavuga ko nasabye hehe, ukunda gusabye uri umugenzi kuzihanga. Ikimenyetso kirahari, baraguhana bakuwehe bajya kukuroha. Bagiye kumuroha, abwira bagiye kumuroha atari kumwanduha bwose, mumbabarire mbanze mvuge se w'umwana. Abwiwe nkora ibi bintu. Naho kumbi cya gihe cy'umunsi w'icyaha yamubwiye ati mbwira ikintu rero nguha, reba ikintu nsigira gisimbura iyo hene nyine mu gihe utari wayima, kuko uzayimpeje ko nuyimara nyine uza guha ibintu byawe. Ndati mpa inkoni witwaje, impeta yo ku rutoki n'agashumi kayihambiriyeho. Umugore nibyo yerekanye ati dore nyiri iyi nkoni, singiye nyiri iyi nkoni, naha agashumi kaziritseho nyiri iyi nda ni nawe nyiri iyi nkoni, naha agashumi kaziritseho n'impeta ngiyi singa. Ababibonye barabimenya ko kuva kera kose burya inkoni umugabo yitwazaga abantu barayimenyaga. Baje bageretse Yuda ati nimugarure umwana, nimugarurire mubwira agiye mu rugo, ngaho nimugarure umwana murekere, n'ibimware uzakwirwa. Babyumvise? Aha icyo nshaka kubabwira ni iki? Ni ukuri pe igitsina gore nibagerageze bahindura imyambarire, kuko igihe cyose uzasana ba maraya ntabwo uri umwana w'Imana. Bizorohera umuntu wese wagize intege nke kukugwaho. Muri make ni uguhuhura. Sinzi ukuntu ibintu bije. Reka nongere ijambo riba muri Timoteyo wa mbere, Pawulo waryanditse, gisome twumve igice cya 5. Kwari ku rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 5.
hera ku murongo wa 5 twumve. Umurongo wa 5 haravuga ngo umupfakazi by'ukuri usigaye wenyine yiringira Imana. Yiringira Imana akomeza kwinginga no gusenga ku manywa na nijoro. Ariko uwidamararira aba apfuye ahagaze. Ubu ni umupfakazi udamarara. Ubategeke ibyo kugira ngo batabaho umugayo. Yego. Ariko niba umuntu adatunga abe cyane cyane abo mu rugo rwe aba yihakanye ibyizerwa kandi ababaye mubi hanyuma yutizera. Manuka hepfo rero ntihakagire umupfakazi wandikwa keretse amaze imyaka 60 avutse akaba yarashingiwe umugabo umwe gusa agashimirwa imirimo myiza. Niba yarareraga abana, yaracumbikiraga abashyitsi, yarozaga ibirenge by'abera, yarafashaga abababaye, agashishikarira gukurikiza imirimo myiza yose. Ariko abapfakazi bato ntukemere ko bandikwa, kuko iyo bamaze kwidamararira baharika Kristo bakifuza gucyurwa, bakagirwaho n'urubanza, kuko bavuye mu isezerano ryabo rya mbere. Kandi uretse n'ibyo biga no kugira ubute, bakagenda imihana, nyamara si abanyabute gusa, ahubwo kandi ni n'abanyamazima n'abakazitereramo. Yego, bavuga ibidakwiriye. Konkluziyo rero 14 ni konkluziyo. Nicyo gituma nshaka ko abapfakazi bato bashingirwa, bakabyara abana, bagategeka ingo zabo, nibahe abanzi urwitwazo rwo kudutuka. Ubu ngubu ikintu nasengera yewe, kandi singiye ko abakobwa bahari, ariko numva mu mwanya nko gusenga, ndanasenga Imana ngo abapfakazi bato bashingirwe. Ariko ntibabyizere bose, byizerwe n'abubahishije Imana mu bupfakazi bwabo, byizerwe n'abubashye Imana bakiyitegereje, kuko ntabwo uwajarajaye akazerera akaba umunyamazimwe akaba akazitereyemo akiyambura umwenda w'ubupfakazi akambura y'ubumaraya, uwo yamaze kwangirika. Kandi hari n'abandi yangije. Ariko abapfakazi batubahishije Imana ishobora kubahisha bagashyingirwa. Imana ibamugisha. Mushumba, Imana ibamugisha cyane. Ni amagambo akomeye tuyakomeje ntabwo twasoza, ariko bidatinze ndifuza yuko usengera bano bapfakazi ubasengere, n'abakobwa utabibagiwe ntibashaka n'abahungu, ariko dusengera n'abantu kugira ngo bisubireho. Abakobwa n'abagore kanongere mbisubireho, mureke twambare neza, gerageza kwambara neza, ntukuboneye kubushanya nk'umarayi. Yego, nshuti ya Kristo, yo kwibeshyaho kuri marayi. Nimugerageze kwambika abana banyu ibyiza, nimubambike ibyiza bikwiriye. Kwambika umwana ubusa nguvuga ngo araberewe, ngo rega n'umwana nta kibazo, ngo ntacyo bitwaye, ejo uzagitwara. Mureke tugurire abana imyambaro ikwiriye. Hari umugani uvuga ngo ntacyo bitwaye irabanza, icyo nako zigaheruka. Imana ikumugisha musho. Dusenga Imana. Mana, turagushimiye kubw'iki kiganiro, amagambo akomeye atya utunyuzamo, turayagushimiye. Ni umuhamagaro waduhamagaye, ntabwo ari umurage wa kibyeyi. Oya, ni kuba bishatse. Ndakwinginze ngo uherekeze aya magambo atsinda abayumva, bafata ingamba, bafata ibyemezo, cyane ko hari ababyicaga batanabizi, bataramenye umucyo wawe. Iri jambo rigende nk'umucyo, maze ribamurike, bimenye, bamenye ingeso zabo mbi,
bamenye ibyo bahindura n'ibyo bakosora, kandi ubabarire abamaze kugwa mu byaha n'ababigushijemo abandi, kuko ahangaha twumvise ko aricyo cyakurakaje cyagiye mu Bisiraheli. Ababiguyemo n'ababigushijemo abandi, abo bose ubababarire. Ndasenze ngo ubagirire impuhwe kandi ubahe kunesha rwose. Niba ubababariye nabo bacike kuri iyo ngeso mbi, bahinduke abana b'Imana batagira inenge. Mu ijambo ryawe dukuyemo icyifuzo, turakwinginze ngo abapfakazi bato bashyingirwe. Biragoye ko umugore w'imyaka 30 wari ubyaye rimwe cyangwa kabiri, w'imyaka 40 wari ubyaye gatatu, wapfaka yari mutoya, uwo mutwaro yawugendana urugendo asigaje. Rero ndakwinginze nk'umushumba, nk'umutambyi unyumvire, aho uri mu ijuru, icyo ngusabye ukinkorere, ubu bukwe bushyingirwe. Abantu bashyingirwe babona bo kubakunda, kuko ndabizi hari abandi bagabo nabo bagize ibyago nk'ibyo, barimo basaba Imana icyerekezo. Mana abaha icyerekezo, ubatungire urwo rutoki, ubahuze. Mu bumana bwawe urabishoboye guhuza abo bantu bakeneranye gutyo, kandi barimo gusenga basengerana batabizi. Umwe arasenga ukwe, undi arasenga ukwe. Rero nakwinginze iyo connection uyishyireho, maze ubahuze, ubakorere ubukwe bwera mu nzu yawe, ubashumbushe, ubahoze umubabaro, ubamara amarira, ubamara intimba, kuko ari Imana yomora ibikomere. Haleluya. Ugakanda imbune z'umutima, ubagire neza rwose. Ndabizi ko bimwe ntanabimenya, ariko nabishatse nazabimenya. Ubukwe nk'ubwo nkabumenya, nkazabwumva, nabubonekamo amaso ku yandi, nanjye nkabukurikirana, nabwumvisha amatwi, nzashimana nabo ibyo ukoze. Urakoze, kandi mfite ukwizera ko hari uri bukurikiranira isengesho akaryumva mu izina ryawe Yesu, atandeba ntamuzi, nawe atanze reka mboneye bwa mbere, ariko iri sengesho rigakora ikintu, maze ubuhamya bukazatambuka kuri MPUMURIZA iyi ngiyi, ugasanga umuntu arahamagaye ati ndashaka kuba itangaje Imana yankoreye ubwo umukozi wayo yasengaga. Rero turindiriye ubwo buhamya, turabutegereje ko tuzi kuri Imana ikora. Urakoze ngo twiteho muri byose, kandi uherekeze ijambo ryawe, uriherekereshe ibitangaza n'ibimenyetso, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen.